Mana yacu ubane natwe aha ngaha kuri buri munsi, aho tugiye gukwakira turushaho kugumana nawe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure twemera Imana. Turi mu gihe cya Noheli, dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya mbere cya Noheli. Kuri uyu munsi twibukaho Mutagatifu Yohani Intumwa, umwanditsi w'ivanjiri, none tariki 27 Ukuboza 2021. Isomo rya mbere ryo mu baruwa ya mbere ya Yohani, umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Ibyariho kuva kera mu ntangiriro nibyo twiyumviye kuri Jambo nyir'ubugingo, ibimwerekeyeho twiboneye n'amaso yacu, tukabyitegereza tukabikorakozaho ibiganza byacu, nibyo namwe tubamenyesha. Koko ubugingo bwarigaragaje maze turabwibonera, none kandi turamye tukamenyesha ubwo bugingo buzahoraho iteka, bwari kumwe n'Imana kandi bukatwigaragariza. Nuko rero ibyo twiboneye kandi tukabyumva turabibamenyesheje, kugira ngo namwe mwunge ubumwe natwe, maze twese twunge ubumwe n'Imana Data hamwe n'Umwana wa Yezu Kristo. Kandi ibyo tubibandikiye kugira ngo ibyishimo byanyu bisendere. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 97. Nuko Jambo yigira umuntu kandi twibonera ikuzo rye. Uhoraho ni umwami, isi nihimbarwe, abaturiye inkombe nibasazwe n'ibyishimo. Igicucu cy'urw'ijwi kiramukikije, ubutabera n'ubutarenganya n'ikibanza cy'intebe ye. Imisozi irashonga nk'ibishashara mu maso y'Uhoraho umutegetsi w'isi yose. Ijuru riramamaza ubutabera bwe, maze imiryango yose ikarangamira ikuzo rye. Urumuri rurasira ku ntungane, ab'umutima ugororotse bakagira ibyishimo. Ntungane nimwishimire Uhoraho, maze mumusingirize ubutungane bwe. Nuko Jambo yigira umuntu kandi twibonera ikuzo rye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Yohani, umutwe wa 20 umurongo wa 2 kugeza ku wa 8. Mu gitondo cya Pasika, Maria Madalena yirukanka asanga Simoni Petero n'undi mwigishwa wa wundi Yezu yakundaga, arababwira ati, Nyagasani bamukuye mu mva, none ntituzi aho bamushyize. Petero arabaduka nawe mwigishwa bajya kumva. Bombi bagenda birukanka, ariko wa mwigishwa arusha Petero amaguru, amutanga kugera kumva. Nuko arunama abona imyenda irambitse, ariko ntiyinjira mu mva. Simoni Petero wari umukurikiye abarahageze, yinjira mu mva, abona imyenda irambitse n'igitambaro bari bapfukishije umutwe we kitarambitse hamwe n'imyenda, ahubwo kizingiye ukwacyo ahandi hantu. Nuko wa mwigishwa wari wageze mbere kumva, nawe arinjira aritegereza, maze aremera. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Nuko wa mwigishwa wari wageze kumva mbere, arinjira aritegereza, maze aremera. Bana b'Imana, nimugire Noheli nziza. Bana b'Imana, nimugire Noheli nziza mu ngo iwanyu. Twishimire umukiza waje kuducungura. Jambo w'Imana wigize umuntu. Muri uyu mwanya kuri itariki ya 27 dusuhuje abitwa ba Yohani bose, ndetse n'abisunze iryo zina bose, Saint Jean. Aho muri mwese nimukomeze ukwemera kwanyu mwemera Imana nka Yohani Intumwa. Ngo umunsi umwe umufilozofe w'umuhakanyi utaremeraga Imana na busa, yitwaga Nietzsche Frederick, ngo bigeze amubaza impamvu atemera, nuko arasubiza ati, ngo iyo mbonye abitwa ngo abemera, ndavuga abakristo uburyo basohoka mu kiliziya cyangwa mu rusengero bikoreye amaboko, bakambije agahanga, bafite iminkanyari ku gahanga, bitaniyumvisha ko aho hantu habawe, ko aho hantu bavuye ari imibabaro gusa ihari. Nietzsche akongera ati, niba rero iyo Mana bajya kureba ari uko bimeze, agahinda n'imibabaro ari uko iteye, ntaho nzakandagira. Niba bajye bifashe bakristo bavandimwe, iyo tuvuye gusenga, iyo tuvuye kumva ijambo ry'Imana, guhabwa Yezu mu Karisiya, gukora kuri Yezu, tukamubona tukamukoraho, ese dusohoka mu kiliziya twishimye, kwemeye, ukwemera kwiyongereye, cyangwa dusohoka dukambije agahanga, turababisha, tugasohokana ubugome mu kiliziya? Kandi byaba, ese dushobora gusohoka mu kiliziya tugahamiriza abandi by'ukwemera kwacu tuba tuvuye kuronka, cyangwa dusohoka duhitira mu ngeso mbi, dukambije agahanga umwijima ku maso, za ngeso mbi zidutera gukambya agahanga, akayamvugo ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa. Dutangariza abandi kwemera kwacu gute nyuma yo gusohoka mu kiliziya? Mu migenzo 3 mbonezamana Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika idahwema gutwibutsa harimo kwemera, kwizera n'urukundo. La foi, l'espérance et la charité.
Kuri uyu munsi mukuru wa Yohani Mutagatifu intumwa, tujya kwibanda kuri uwo mugenzo wo kwemera mu ngingo igira iti ukwemera gukiza, la foi qui sauve, kukangiza kandi kugakiza n'abandi, nka Yohani intumwa. Ujya kumva yareba akemera. Mu ntumwa 12 za Yezu Kristo, Yohani ni umwe mu ntumwa enye Yezu yatoye ku ikubitiro mu Galileya. Abakuye hehe? Mu bwato. Ubwo Yohani yari korowe na mukuru we Yakobo hamwe na Zebedeyi, nuko Yezu akabarembuza ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Amen. Yohani kandi tumuzi nk'intumwa y'inkoramutima ya Yezu, wa mwigishwa Yezu yakundaga ko twabizirikanye no muri Evanjiri, akaba ari nawe waduhagarariye ku musaraba. Yezu amuraga umubyeyi Bikira Mariya cyagiye kuwa gatanu mutagatifu ku isaha ya 9. Mwana dore nyoko, mubyeyi dore umwana wawe. Nuko Yohani akamujyana iwe. Yohani kandi batubwira ko ari we muto mu ntumwa, ni nawe upfuye bwa nyuma mu ntumwa. Ikindi kandi tumuziho nuko bavuga ko ari we wanditse iyi Evanjiri ya Yohani, Evanjiri ya 4, akandika amabaruwa 3 ndetse n'igitabo cy'ibyahishuwe mu muzingo bita Corpus Johannique. Izo nyandiko rero za Yohani Mutagatifu zitwongerera ukwemera kurakiza. Yohani Mutagatifu warakoze. Koko bakristo bavandimwe, ukwemera n'ishingiro y'ibyo twizera. Munanga kwemera yacu ya Kiliziya Gatolika, twemera ibigaragara n'ibitagaragara, iboneka n'ibitaboneka, ngo twanabizirikanye mu isomo rya mbere ry'uyu munsi, baruwa ya mbere ya Yohani. Cyane cyane ku bigaragara. Yohani arahamya ibyo yumvise kandi ibyo yabonye. Yohani yabonye Yezu n'amaso ye, aramwitegereza, amukozaho ibiganza bye, kuko nyine yari umwe mu ntumwa ze 12 barabanye na Yezu muzi neza. Yohani kandi by'umwihariko ni nawe mu banditsi b'Evanjiri uvuga by'umwihariko ku ibara ryo kwigira umuntu kwa jambo, l'incarnation. Dore kuyobera atari ikintu gitumvikana, ahubwo ni ikintu ushobora kumvaho ariko utagishyikira cyose ko cyakabaye, kubera imipaka twebwe ubwenge bwacu umuntu bufite. Hari aho ubwenge bwacu budashobora kugera, ntabwo ushobora kumara amaza byose, ariko nanone bikumvikana ku rugero rwacu. Buri wese mu myemerere yashobora gushyikira Imana. Mbese nk'iyo bari ryo kwigira umuntu kwa jambo, incarnation, Dieu s'est fait chair. Imana yigize umuntu. Yezu twaramubonye, turamubona buri munsi mu bikorwa bya buri munsi, ibitangaza dukorera. Nguko kwemera, tukumva ko Yezu yaje munsi kuducungura, tukibonera ibimenyetso bye, tugakira. Ariko uko turushaho kugenda twemera Imana, Imana igenda irushaho kugenda twishurira buhoro ibya jambo yigize umuntu. Ça c'est la pédagogie divine. Uko Imana igenda twishura buhoro ngiryo ryayobera nyine. Noneho ku buryo butagaragara, kwemera Imana mu butatu butagatifu kwayishuriwe na Yezu Kristo, jambo w'Imana wigize umuntu. Anabyo Yohana akunda gukoresha avuga ko Imana ari rukundo. Nta numwe wabonye Imana, ariko niba tubaho mu rukundo, muri kwa kwemera kujyana n'ibikorwa, iyo Mana nyine itigaragara amaso y'abantu, abo ngabo nyine tugaragaza urwo rukundo. Nibyo koko iyo tubonye abantu bakundana, aho tuhabonera Imana. Ahari urukundo n'umubano, aho ngaho Imana ibihari, kuko nyine Imana ari rukundo. Deus caritas est, Dieu est amour. Imana n'urukundo. Voir, juger et agir. Yohani yagiye kumva ngo twabizirikanye, avuyeyo amaze kureba, hanyuma aremera. Nyuma yo kubona Yezu ukemera. Bakristo bavandimwe, ivuka rya Yezu, ibabara, urupfu n'izuka bye, ni umutsindo w'ikiza ku kibi. Urukundo rwatsinze ubugome n'urwango, kuko Evanjiri ya none bigaragaje umutsindo wa Kristo, l'Evangile de la résurrection du Seigneur. Yohani ntumwe wigerera kumva bya bindi bita kwigererayo, ugatara amakuru ayanyayo, ukigerera kuri source, atari imbuha cyangwa amabwire ngo bambwiye wose ubwiye iki? Numvise. Aha, ibyo bintu byaba amabwire babyeyi. Yohani we arigerayo, arinjira, aritegereza, maze aremera. Amen. Bibiliya ntihita iduha igisobanuro cy'ukwemera vuba, ahubwo itwereka ingero nyinshi z'abantu bemeye nuko bikabakiza. Kwemera kurakiza. Urugero nka Aburahamu, intumwa, Yohani n'abandi bakristo benshi, abo bose bemeye Yezu Kristo. Ariko abakristo bavandimwe, ntabwo ari gupfa kwemera uko ubonye kose. Hari no kwemera kubeshya, la foi naïve, la foi bigote. Ni kwa kwemera nyine ko kudafite agaciro. Kwemera ibintu byose. Bakubwira bati tujya mu kiliziya, yego. Tujya gusenga, yego. Tujya kuririmba, yego. Aho biracyajyana neza. Tujya kwiba, yego. Tujya kwica, yego. Tujya mu ngeso mbi, yego. Byose ugasanga uri kwikiriza byose babyeyi. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umuntu witwaga Rubanda Ruroshikika,
umunsi umwe ngo yigeze ayoboka ikigare cyo kwigana amafaranga, lefobiye, amafaranga y'amakorano. Ku munsi ngo akaba yarashobora gukorera miliyoni y'amafaranga y'amanyarwanda, ku buryo buri kwezi yabaga yujuje icyumba cy'amafaranga y'amigano. Lefobiye, kwigana. Ahandi hari handitse kuri ya note ngo itegeko rihana umuntu wese wiganiye inote. Noneho yarangiza kuza icyo cyumba agatangira kwiruhutsa ati sinzongera gukena, nsezereye ku bukene, birarangiye, ngiye kuguramo amamodoka, nguremo ibibanza, nguremo imishinga iryaguye, ubu ndakize, birarangiye. Ariko bagiye rya tegeko rihana umuntu wiganiye inote. Igitangaje kandi kinababaje, kinasekeje yewe, rubanda rurashukika kugira ngo agure agasukari nko mu rugo rwe ashyira mu cyayi, akoresha nyine amafaranga fobiye. Yagomba kubanza gukoresha amayeri, agaca hirya agaca no hino yo kuvunjisha, ubundi ngo akabona amazima, bikarangira nyine ahangitse abandi, ahaye abandi yayandi mabi. Ngo umunsi umwe rero abonye inzara igiye kumwica, kandi ngo abavunjayi bari batangiye kumukeka amababa, akamvuga ngo wamutindi yanitse ntiriva, ahita aterura yandi yose rero abitse mu cyumba cyuzuye amafaranga lefobiye, ahajyana kuri banki, ngo niho azamugira akamaro mu kwiteganyiriza kujya kuyabitsa kuri banki no kuyabitsa nyine ahizewe. Nuko rubanda rurashukika, ageze kuri banki n'ibifaranga bye umurundo, urwo ruboho rwose, baramufunga, ajya muri prison, asigiye ifaranga byo biri kuborera aho ngaho. Rubanda mbega wowe, rubanda rurashukika koko, gushukwa n'amafaranga y'amigano, gushukwa n'ibi bihita biza bitubeshya. Rubanda rurashukika we. Bakristo nimwitonde kandi mushishoze. Hari umubare nyamwinshi, imbaga nyamwinshi ababarirwa mu bemera, amamiliyoni n'amamiliyoni, yuzuye za kiliziya nka cya cyumba cya rubanda rurashukika cyuzuye amafobiye. Batizatora sinakubwira zaruzuye, wiguje fishi za batisimu sinakubwira, nyamara tugahindukira tugakora nabi, tugakora ibibi nkana. Baba Kristo b'umurundo, umurato, kandi bingwiza mu maro, kandi byaba barubanda rurashukika. Lefobiye vraiment, ukabona hirya no hino kiliziya zakubise ziruzuye. Uko kwemera kw'aba Kristo buzuye ari umurundo gusa, baje ari igihururu, twajyanye na lefobiye za rubanda rurashukika. Yujuje icyumba, ariko ntihandi bazamufunga, ntihahandi bizamenyekana, kuko nta gihishwe nyine kitazahishurwa. Ikibi kizajya habona amaherezo, ndetse n'ukuri amaherezo kuzatsinda. Amafaranga ni menshi ariko nta gaciro afite, arayafite ariko inzara igiye kumwica, abana barwaye bwaki, uburoko bumereye nabi, kandi yarakoze za miliyari na za miliyari, icyumba kiruzuye, none amupfiriye ubusa. Nguko kwa kwemera guke nako ntako gushobora kudupfira n'ubusa. Bakristo bavandimwe, Imana n'urukundo, ariko yego se nanone ni urukundo rwigaragaza. Mutagatifu Yakobo mu ibaruwa ye, umutwe wa 2:17, ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Guhuza ukwemera n'ibikorwa byiza, ibikorwa by'urukundo, urugero rwiza rw'ubuzima, bon témoignage. Yohana arabona ariko akemera, akemeza n'abandi. Umukristo wese no kwitonda ababyeyi ashobora kugwa mu cyaha cyo guhakana Imana ku buryo ubwo bubiri, amagambo ndetse n'ibikorwa. Nibikunze gushoboka kenshi muri iyi minsi kubona cyangwa kumva umuntu uri kuvuga Imana nabi, ati Imana ntibaho, Imana sinyizi, sinyemera. Ahubwo au contraire, uburyo bwa kabiri, ibikorwa, nibwo buryo bweze bwo guhakana Imana muri no minsi. Nibwo abakristo benshi kandi tunagwamo, kuko tujya gusenga bigakunda tukavuga amasengesho sinakubwira, ariko nos actions, ibikorwa byacu nyuma y'amasengesho nagahoma munwa. Ntago ari bose. Bakristo bavandimwe, tubazwa cyane no kubona kiliziya yuzuye abakristo, ariko bamwe wese ukamo bakinjira mu mwijima, ibikorwa bya sekibi, urugomo, ubusambanyi, ubwicanyi, ubujura, ubusinzi, n'ibindi byose bisebya Yezu, bisubiza Yezu ku musaraba. Wa Yezu uvuye kwakira kumukoraho nka Yohani mu Rukarisiya. Uyu munsi nka Mutagatifu Yohani ntumwa wemeye, natwe abakristo muri iyi Noheli tugira ukwemera gushingiye ku nyigisho za Bibiliya, ukwemera gutuma dukora ibikorwa bifite agaciro, bizaduhesha agaciro hehe? Mu ijuru. Kuko ibintu byose dukora ni ibituganisha mu ijuru. Ibikorwa byiza, gusenga neza, kurwanya kurangara, kwitwara neza, gufasha neza abandi no kubitangira. Rero mukristo waba wararuhiye iki? Wirirwa uvunika kujya gusenga, ariko kabangikanye icyiza n'ikibi, nka rubanda rurashukika. Ikibi n'ikiza ukabirundanyiriza hamwe, ariko bikaza kuranya nta gaciro, nta mumaro, ntacyo bizakungura, ahubwo bikazaguhitana ukaba wanafungwa. Nivugiraga prison y'icyaha, gupfira mu cyaha, yo ni fobiye. Ni koko abakristo bavandimwe, ukwemeranya kuri kurakiza.
nkomeje kubifuriza noheli nziza ku badukurikira mwese kuri buri munsi, mbararikira ikiganiro cy'ukwemera kizatambuka ahangaha kuri buri munsi ku murongo wacu wa YouTube witwa buri munsi, kuri uwa kabiri w'iki cyumweru tariki 28 Ukuboza saa 2 za mu gitondo za hano mu Rwanda. Icyo kiganiro cyitwa igihe Imana ivugira. Muri icyo kiganiro kandi tuzatangamo igisubizo ku bajya bibaza impamvu ijambo rya buri munsi rigera kuri channel ya buri munsi saa 12 z'umugoroba, aho kugeraho nyine kuri uwo munsi nyirizina. Igihe Imana ivugira, rendezvous rero ni kuri buri munsi, ntimuzatangwe. Kuri uwa kabiri saa 2 za mu gitondo kizadufasha guhamya ukwemera no gushobokera Imana, être disponible à Dieu, kuko ukwemera gukiza. Mutagatifu Yohani Intumwa udusabire. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.